Haleluya. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe mwese mwabe mukurikiye ikiganiro itorero n'umurimo w'abizera, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero mu kiganiro giherutse twari twinjiye ku bijyanye n'umubatizo, aho twarebeye hamwe ibibazo byageraga muri bitatu. Icya mbere cyaravuga ngo kuki tubatizwa, tugasanga ari ukubera ko ari ugukurikiza urugero twashyiriweho na Yesu. Ikindi kibazo cya kabiri, ikindi cyari kiriho cyagisubizaga kubera ko Kristo abitegeka. Twabiboneye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na MATAYO ibice 28 ku murongo wa 19 na 20, aho avuga ngo mugende muhindure abantu bose bo mu mahanga yose abigishwa, abemera mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Dusanga Kristo ari we ubitegeka. Rero igisubizo cya gatatu cyarisubizaga icyo ngicyo ngo kubera iki tubatizwa, nanone bigaragaza ko ndi umwizera. Ni ukuvuga Yesu iyo wabatijwe uba utanze ubuhamya, ugaragarije n'abandi bose ko wabaye umwizera, wakurikiye Yesu Kristo mu buryo bugaragara. Ubwo rero twarimo tureba hano ikindi kibazo cya kabiri cyari kirimo kibaza kiti kubatizwa bivuga iki? Naho twari tumaze kureba ingingo zabyo ebyiri zivuga kuko bigaragaza urupfu no kuzuka na Kristo. Iyo bakwibije mu mazi bivuze ko upfanye Kristo, iyo bakwiburuye mu mazi uba uzukanye na Kristo. Icya gatatu nanone ko bigaragaza, icya kabiri ko bigaragaza ubuzima bwanjye bushya muri Kristo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abakorinto urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto urwa kabiri ibice 5 umurongo wa 17, aho bavuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Rero ahangaha biba bigaragaza ubuzima bushya bwo muri Kristo, bw'umukristo. Ariho twarebye ibintu bitatu kuri iki kintu kigaragaza ubuzima bushya muri Kristo. Kubatizwa ni kuko bidahindura umukristo, ahubwo bigaragaza ko wamaze kwizera cyangwa wamaze gukizwa cyangwa wakijijwe, wakiriye agakiza by'ukuri kandi ubihamya. Kubatizwa none ni kugukiza, keretse kwizera Kristo kwawe niko kugukiza. Twasanze ko kubatizwa kudakiza ibyaha, ahubwo kwizera Kristo aribyo byonyine bishobora kugukiza ibyaha. Kubatizwa ni nk'impeta y'ubukwe n'ikimenyetso cyo hanze kigaragaza uburyo weguriye umutima wawe Imana. Twabonye kuko nanone umubatizo ari nk'uko umugore n'umugabo bashyingirana bakambarana impeta. Nawe ni igihe cyiza cy'uko uba wambaranye impeta na Kristo, kuko ubaye umwe mu bagize umubiri we, mu bagize itorero rye, kandi mu buryo bufatika ubigaragarije n'abandi bose bagukikije. Rero uyu munsi aricyo tugezeho, turareba kubera iki tubatizwa twibizwa mu mazi menshi. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kwibandaho. Reka turebe rero, aha naho hari ibintu bitatu bidutera kwibizwa mu mazi menshi. Icya mbere, kuko ariko Yesu yabatijwe. Yesu ntabwo yabatijwe ashyizwe amazi ku gahanga. Yesu ntabwo yabatijwe mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Yajyanywe muri Yorodani, binjiramo, Yohana umubatiza aramubatiza amwibije. Tubibona muri Matayo ibice 3 ku murongo wa 16. Icyo gice kiravuga, uwo murongo uravuga ngo Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ntabwo byari kuba ari ukumushyira amazi ku gahanga ngo yongere ajye no mu mazi. Reka turebe ikindi cya kabiri, buri mubatizo wose wo muri Bibiriya kwari ukwibizwa. Ntabwo kubatizwa bivuga kwinikwa, kwibizwa, kurengerwa n'amazi. Turebeye mu Byakozwe n'ibice 8 ku murongo wa 38 kugeza ku wa 39, baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka ahita ajyana Filipo. Ngira ngo aho ngaho birumvikana cyane. Ubwo Filipo yari amaze kuhabwa iyerekwa, arabwirwa ngo sanga ririya gare ndigutumyeho. Yageraho agasanga inkone y'umunyetiyopiya yari ivuye Yerusalemu
irimo gusoma igitabo cy'umuzingo, isoma umubabaro Yesu yagize. Uwamajije kuyisobanurira, baragenda bagera ku mazi, aravuga ati ese ko amazi ari hano ni iki kimbuza kubatizwa? Arangije aravuga ati ese urizeye? Ndizeye. Binjirana mu mazi, niko ijambo rivuga. Filipo n'inkone arayibatiza. Rero turebye icya gatatu nanone hano ngo kubera iki tubatiza twibizwa mu mazi menshi, ijambo kubatizwa bisobanura kwibizwa mu mazi. Ibimenyetso nyakuri, uguhambwa no kuzuka. Ni gute wavuga kuko wahambanywe na Kristo kandi utigeze bagushyize amazi ku gahanga? Wazukanye na Kristo bagushyize amazi ku gahanga? Oya. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso nyakuri cy'ukuri ni nk'uko Kristo yapfuye akazuka, natwe iyo tubatijwe tuba dupfuye ku bw'ibyaha byacu tugapfana na Kristo, tukazuka kubwo gukiranuka tuzukanye na Kristo. Niyo mpamvu tuba duhindutse bashya, duhindutse abera n'abatagatifu Imana yironkeye. Rero hano ikibazo kindi cya kane gikurikira cya kindi twahereye ku kibazo cya mbere cyabazaga turi mu mubatizo. Ikibazo cya mbere cyarabaza ngo kuki tubatizwa, tugomba kubatizwa. Icyo rero twaragishubije ku bibazo bitatu byari bikigize. Rero hano turongera tugira ku kibazo cya kane kivuga ngo kubatizwa bivuga iki? Nabyo twarabibonye. Rero uyu munsi nanone tugeze ku kibazo cya gatatu turangije, ngo kubera iki tubatizwa twibizwa mu mazi menshi. Rero tugiye ahangaha nacyo turangije kubibona, tugiye kureba noneho ikibazo cya kane wakwibaza muri iki cyigisho cy'umubatizo, aho kivuga ngo ninde ugomba kubatizwa? Ese ninde? Buri muntu wese wizeye Yesu Kristo yemerewe kubatizwa. Ntabwo ari uwigishijwe inyigisho z'igice cyangwa z'umubatizo, ahubwo umuntu wese nimba yizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza we, ashobora kubatizwa. Yewe no kuri Yorodani hari n'ushobora kuza aherekeje abaje kubatizwa, wenda ari inshuti ze yatumiye bahoranye kera, nyuma yahagera nawe akavuga ati ndizeye Yesu Kristo, nanjye niki cyambuza kubatizwa? Icyo gihe ubatiza ashobora guhita amubatiza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Reka turebe mu rugero mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri ku murongo wa 41, nuko abemeye amagambo ye bose barabatizwa. N'abayemeye uwo munsi bahise bashoka kuri Yorodani ajya kubabatiza. Ntabwo bagombye gufata igihe cyo kongera kwigishwa. Biriya impamvu bibaho ni uko ukirizwa mu itorero rifite umushumba, ukabanza gushumbwa, ukayoborwa kugira ukigisha kubana n'abandi nabo banyuze muri iyo nzira. Niyo mpamvu bifata igihe kinini. Ibyakozwe n'ibice 8 umurongo wa 13 haravuga ngo Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa atanga ibintu yakoreshaga mu bukonikoni. Ni ukuvuga rero rimwe na rimwe ushobora kuba igihe utarabatizwa hari ibintu uba ukigundiriye, ariko iyo wabatijwe usanga rimwe na rimwe kuba wabaye icyaremwe gishya, Umwuka Wera ashobora kukugendera n'ibyo wagundiriye byose ukabitanga. Ndagira ngo wibuke kuko na Yesu Kristo umwami we n'umukiza wacu atarabatizwa, Umwuka Wera atigeze amugaragaraho ku karubanda cyangwa mu ruhame ari mu ishusho y'inuma, ariko amajije kubatizwa Umwuka Wera yamugaragayeho mu ishusho y'inuma. Ijuru rirakinguka, ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, mumwubahe. Amatorero amwe abatiza abana mu buryo bwo kubaturaho amagambo cyangwa kubasuka utuzi ku gahanga. Ariko iyi mihango igomba kuba isezerano ry'ababyeyi n'umwana. Ku ruhande rw'abana, ababyeyi bagasezerana kurera abana mu gutinya no kwizera Imana, kugeza ubwo bakuze bakihitiramo kwiyaturira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ni ukuvuga umuntu wabatijwe akiri agahinja, rimwe na rimwe usanga nyine baba baramwinjije mu idini. Natwe nk'abapasiteri akenshi abana bacu tubatoza gukurikira inzira y'Imana, tubatoza gusenga, tubatoza kuririmba, tubatoza ibintu byinshi, ariko
iyo bamajije gukura ku myaka 12 nk'uko ejo nari nabibasobanuriye, akenshi niho bihitiramo. Hari na bamwe bagera muri icyo gihe bakanga kubatizwa, ariko twebwe inshingano zacu nk'abakristo tuba twarazirangije, tuba twararangije kuzitanga. Ndagira ngo nongere mbabwire bene data mwebwe mukurikiye, ku mukristo nyakuri, umukristo uyoborwa na Mwuka Wera ntago abyara umukristo. Ucyokora umunyedini wabyara umunyedini, umusilamu abyara umusilamu, umudive abyara umudive, ariko umupantekote cyangwa umuntu uyobowe na Mwuka abyara umuntu akamurera mu buryo bw'imyemerere yizera. Wa muntu yamara gukura afite amahitamo, akabasha kwihitiramo akaba yahitamo idini y'ababyeyi be cyangwa agahitamo idini ye bwite, kuko twebwe ntabwo yimba ndi papa, ntabwo Imana igira umwana n'umwuzukuru, ahubwo twese iyo twarangije kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wacu tuba abavandimwe. Ndi umuvandimwe wa nyogokuru wanjye kubw'umubiri wizera Yesu Kristo, ndi umuvandimwe kuri mama wanjye wizera Yesu Kristo Umwami n'Umukiza we, ndi umuvandimwe w'umwana wanjye bwite nibyariye wizera Yesu Kristo Umwami n'Umukiza we. Ntabwo rero iyo turi mu buryo bw'umwuka, relation parentale, relation ishingiye kumva kuko mukuriye mu by'umwuka, cyangwa ari ngewe ushobora kumuhitiramo, ntabwo bishoboka. Cyokora ngewe nshobora kumuhitiramo inyigisho zikomeza kumukuza nk'umufiteho inshingano, kimwe nk'uko n'umufiteho inshingano mu buryo bwo mu mwuka nawe ashobora kumuhitiramo inyigisho zishobora kumukuza. Rero uyu muhango wo kubatiza abana bato watangiye nyuma y'imyaka 300 bashyize hamwe ibitabo bigize Bibiriya. Uyu utandukanye n'uvugwa muri Bibiriya wari uw'abakuze bashobora kwizera. Impamvu ni uko ari ukwerekana ku mugaragaro ko wiyeguriye Imana. Rero ni ukuvuga yimba ari ukwerekana ku mugaragaro ko wiyeguriye Imana, ntabwo umwana mutoya ukiri agahinja yabasha kuba yiyeguriye Imana, ahubwo kuri wowe ushobora kuyimweguriye kubwo kwizera kwawe, kandi no kubw'iyo mihango kugira ngo urusheho kumurindisha kubwo kwizera kwawe, murindishe ibyizerwa byawe. Tugiye kureba ikindi kibazo cya 5 kiravuga ngo ni ryari tugomba kubatizwa? Ni igihe cyose umaze kwizera uba ugomba kubatizwa nk'uko twabivuze. Reka dusome mu Byakozwe n'umwe ibice 2 ku murongo wa 41. Abizeye barabatizwa uwo munsi. Ibyakozwe n'umwa ibice 38 ku murongo wa 35 kugeza ku wa 38. Nta mpamvu yo gutinda. Igihe cyose uhisemo kwakira Yesu mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, wabatizwa, kandi ugomba kubatizwa. Nutegereza igihe uzaba utunganye, ntuzigera utungana bihagije. Igihe cyose umajije kwizera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wawe, ugomba kubatizwa. Reka wenda twongeye turebe, umuryango wanjye twabatirizwa rimwe? Icyo ni ikibazo cya 6. Yego, niba buri munyamuryango asobanukiwe kubatizwa neza, kandi buri wese ku giti cye yarashyize ubugingo bwe muri Kristo Yesu kubwo agakiza, dutera inkunga umuryango kubatizwa igihe kimwe. Ni icyemezo cyiza cyane. Abana bifuza kubatizwa basabwa guhura n'abashinzwe abana mu itorero, gusa bagomba kuba batari munsi y'imyaka 12 kugira ngo bigishwe mbere yo kubatizwa. Uko bimeze kose, ni iby'akamaro kwibuka ko kubatizwa ari igikorwa cyo kwizera cy'umuntu ku giti cye. Rero si umuhango. Ntabwo ari byiza gutinza umubatizo wawe uretse utegereje ko abandi nabo bo mu muryango wawe bazakizwa. Ntabwo ari byo. Rero yimba wowe wizeye ugomba guhita ubatizwa. Reka rero iki kiganiro nacyo tube tugicukishirije aha. Ubutaha tuzareba kwambara iki ngiye kubatizwa. Rero ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe. Ndabakunda cyane. Ukeneye kumvugisha wahamagara kuri telefone cyangwa ukandika kuri WhatsApp 0788744099. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ndabifuriza imigisha yo mu gakiza k'Imana. Mugire igikundiro, muhahe muronka, bizinesi zanyu zaguke, mugire ishya n'ihirwe mu byo mukora byose,
mugire igikundiro muri byose, umwami Imana abahe umugisha. Murakoze.